murakoze cyane inshuti z'umuco Family Gospel TV nk'ikinyamakuru cyanyu kimaze iminsi kibagezaho ibiganiro byiza kandi bitandukanye. Ngira ngo uko mubimenyereye tujya tugira umutumire akaza ari umwe, ariko nababwiye ko abatumira ari benshi kandi bazaboneka ari benshi bitewe nuko hari icyo twatekereje kuvugaho. Nk'uko uyu munsi mugiye kudukurikira, ngira ngo uyu munsi nibwo twahujije abatumire bacu babiri mu mazi iminsi mukurikira ku Muco Family Gospel TV. Harimo Pastor Nkuba, murumva mukimara kumva gospel byanze bikunze hazamo igipasiteri, hakabamo na Pastor Kenny. Aba bagabo uko ari babiri bamaze iminsi badusangiza ibiganiro bikomeye cyane ku kintu bita ikiyobyabwenge cyangwa se ibiyobyabwenge. Ngira ngo Pastor Kenny ni wewe wavuze ko ibyo twita ibiyobyabwenge atari byo biyobyabwenge. Aha, Pastor Nkuba rero nawe ngira ngo muramumenyereye cyane cyane ku muco n'umuryango cyangwa se uko ingoma zagiye zikurikirana. Abatari babyumva wenda ari ubwa mbere mukurikiye icano, mwajyaho rwose ku Muco n'umuryango Family Gospel TV mukareba ikiganiro Umuco n'umuryango byo shingiro byo kumenya Imana. Muri busakinge mukurikire ibyankuba birahari byiza, aho yagiye avuga uko ingoma zagiye zikurikirana uhereye ku ngoma ya cyami. Ngira ngo ibyo byo nta nuwabyibeshya ukurikije imyaka yawe Pastor. Nta wabyibeshyaho Rwose. Nta wabyibeshyaho rwose. Ingoma uzi nyinshi. Nzi nyinshi kandi nabajije abakuru. Nuko Izo ntazi nabajije abakuru. Ngira ngo Pastor Nkuba yagiye agaruka ku biganiro byinshi, harimo n'icyitwa ikiganiro ku biyobyabwenge, cyane cyane ashingiye ku bakiri bato, ku bana, aho yigishaga ku muryango avuga umugabo, umugore n'umwana, cyangwa se agereranya n'igiti, igiti n'amashami n'imbuto cyeraho. Rero uyu munsi nahisemo kugira ngo mbahurize aba bagabo ku kiganiro nkeka ko kiri bugende neza, kuko murasubiza ibyo mbajije cyangwa se turaganira dusangiye ijambo. Ngira ngo noneho nta kibazo. Niwe muyobozi w'ikiganiro, aho tujyana turajyaho. Twisanzure. Intero nyir'urugo ateye niyo wikiriza. Niyo wikiriza. Imana ibahereze umugisha cyane. Amen. Inshuti rero abadukurikiye bari imbere mu gihugu no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko mubimenyereye, munyemerere dutangire ikiganiro cyacu twiragiza Imana, hanyuma twumve aba bagabo b'inararibonye mu buryo bwo kubaka umuryango, kuko ukivuga umuryango kumva ibisenya umuryango ni ibiki. Bisenya umuryango hazamo ibyo biyobyabwenge. Ntumugire ngo tuje hano wenda ku rwego rwo gukora akazi ka polisi cyangwa se k'inzego zishinzwe umutekano, ariko n'izo nzego ziva muri twe, natwe tukava muri zo. Nta nibirenze kuba twasangira nabo kubungabunga ubuzima bw'Abanyarwanda. Reka rero munyemerere nakire Pastor Nkuba adushyira imbere y'Imana mu magambo magufi abasabira namwe abadukurikiye. Witeka Mana yacu, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye cyane kuko waduhaye uyu mwanya iki gitondo kugira ngo tugushime kandi tuganirize Abanyarwanda ibikwiriye. Nuko turagusabye kugira ngo ibi biganiro tugiye gukorera aha ngaha bifashe imitima ya buri wese, umuntu wese utwumva agira icyo yunguka mu mubiri we, mu bugingo bwe. Erega nihaboneka n'impinduka muri we akabona amahoro yarayabuze, nabyo biratugirira umumaro. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Murakoze rero, twogiye kubahereza ikaze ku Muco Family Gospel TV. Hirya no hino mu gihugu, haba ibihugu bidukikije cyangwa se byakure. Munyemere rero ntangire niyegereza aba batumire bacu muri iki kiganiro cy'uno munsi wa none, babasuhuze banabibwire, hanyuma twinjire nyirizina n'utubazo duto ndi bubaze Pastor. Reka tukwakire ubanze usuhuza abadukurikiye. Murakoze cyane, turabasuhuje abakunzi b'Umuco Gospel TV. Imana ibahereze umugisha, kandi dushimiye n'umuyobozi w'ikiganiro cyangwa w'iyi televiziyo Revera Pastor James Karemera wadutumiye. Imana ibahereze umugisha. Nge si ubwa mbere kugera aha ngaha, sinabwo bwa nyuma. Hanyuma nitwizeye Kenny, ndi umugabo ufite umugore n'abana, kandi ikindi ndimo kujya mu ijuru, niba nzageraho gusa simbizi, ariko nirwo rugendo ndimo. Murakoze. Ntabwo uzi nimba uzagerayo? Ntabyo nzi rwose pe. Ukurikije ibyo ukora n'intumbero yawe, uva ukeka ari nk'iki gishobora kuba cyakubangamira ntugereyo? Icyambere nuko bashaka kuba barancishije inzira itariyo. Abari bande abambwiye inzira ijyayo, kuko sinabyutse ngo nyirote.
abakwigishije ibyo urimo gukora uno munsi wa none ntabwo wabizeye, kuko naje gusanga nabo batabizi, binshyira muri confusion rero. Niyo mpamvu uvuga ngo nzagerayo. Turakomeza, reka twakire umusaza mumenyereye cyane, Pasiteri Nkuba, wasuhuza abakurikiye ukanabibwira, nubwo nakwise Nkuba hari nandi. Niko bimeze, nitwa Pasiteri Nkuba Godefroid, guturuka i Kayonza. Nta nubwo ndi umushyitsi, mpora ahangaha, mpora kuri televiziyo, muhora munyumva, ariko guhora munyumva nanjye mba nifuje guhora ngira icyo nababwira mbungura nanjye kandi munyungura. Ari nayo mpamvu mvuga nti mujye munantelefona mumbwire n'ibindi mwaba mukeneye kumenya, kugira ngo nabyo mbitekerezeho tubiganire. Ubwo rero bizajya bidufasha. Nkaboneraho kubibutsa yenda na numero yanjye 07 25 80 83 8. Ubwo rero ndumva nshimiye umuyobozi w'iyi gahunda, kandi twiteguye kubaganiriza ibyiza. Murakoze. Imana iguha umugisha. Pasiteri Nkuba ati rwose ntimubure, ntimwicwe n'irungu, ntimubure icyo mwunguka, kandi duhari ngo mwajya muri comment mukandika icyo mushaka ko abaganirizaho, cyane cyane nk'abakiri batoya. Hari byinshi mwagombye kwiga kuri aba, kuko nigeze mbabwira nti abari ibitabo, abasaza bageze muri iyi myaka, abari igitabo wasoma ugahindura icyerekezo kandi ubuzima bukakugendekera neza. Abari igitabo wasoma imigambi wari ugambiriye imwe itari myiza ukayivamo. Rero ndagushishikariza ko wajya kuri channel yacu Umuco Family Gospel TV, ugasharinga cyangwa se ugakora comment, ukatanga igitekerezo wumva cyaganirwaho, inyunganizi cyangwa se n'ikibazo, kuko byose turabyakira tukanabisubiza. Murakoze rero batumirwa, turabashimiye kandi tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Ikiganiro ubwacyo ni umuco n'umuryango, byo shingiro ryo kumenya Imana. Turi hano rero nk'abamenye Imana. Amen. Ubwo urumva ko twebwe tukeneye gufasha abandi kumenya Imana, kuko twe twarayimenye. Ariko Pasiteri Kene numvisha ubishidikanyaho ko wayimenye nabi bitewe n'uwayikubwiye. Oya. Ese ko wafasha gute abantu, kuko ugiye kuyibwira we ntushobora kuyimubwira nabi sobora? Icyo ndi kuvuga ntabwo ari Imana namenye nabi, ahubwo inzira igana mu ijuru. Inzira igana mu ijuru niyo nagizeho intuza. Ariko Imana yo ubundi si Imana niki? Ukurikije uko wayize iyo nzira, cyangwa se abakuyoboye muri iyo nzira, nuko no munsi wa none ubibona, urabona inzira yaba ari nk'ukuri kuri wowe bitewe n'ibyo wahuye muri iyo nzira, ari nk'iyihe buriya? Urumva ibyo byose nshyize mvuze inzira y'ukuri itandukanye niyo bambwiye, naba ndemye inzira yanjye. Ahubwo impamvu nagize ikibazo nuko inzira bancishijemo cyangwa bambwiye bo bagezeho bakayikwepa. Bayikwibye nsa nk'uyigumyemo njyenyine. Ukibaza se iyi nzira nyirimo njyenyine iherezo ryabyo ni irihe? Ntaho hari ikibazo utagira ngo ikibazo kiri ahandi. Kuko niba narakuze umuntu ambwira ati umuntu uri muri iyi nzira ntarwana, hakaba asigaye yirwa aterana amakofi. Umuntu uri muri iyi nzira ntagambana, bakaba ari barimo kugambanira abantu. Umuntu uri muri iyi nzira ntiyiba, bakaba baramaze imfubyi n'abapfakazi. Umuntu uri muri iyi nzira none ni ukuvuga ngo bamugane dukurikije n'ijambo mukuru w'igihugu aherutse kuvuga, yavuze yuko ngo adafite umwanya wo guhangana n'amabanda ba mu nsengero. Ahangaha ntabwo nzi icyo yarashatse kuvuga, kuko insengero ni ahantu hagendwa n'ababi n'abeza. Burya abantu benshi bajya bibeshya yuko mu nsengero ngo ari ahantu hari abantu beza gusa, ariko ibisambo, ibirura, ikigwa mugani ngo sinzi icyo yarashatse gusobanura hari, ariko yaravuze ngo mu nsengero harimo amabanda. Ese wabisanisha n'abo bantu ngire ngo wari urimo uvugaho buriya? Urumva ibyo ari byo byose ni ibintu bigaragara, kuko hari n'abajya muri za gereza bakemera ibyaha. Yego, bavuye gusenga gusa. Oya, aba yakoreye ibyaha mu gusenga, kandi mu gusenga ntukwiye gukoreramo icyaha. Ubwo bigahura na kwa kutamenya inzira nk'uko wahoze bivuga. Oya, ahubwo hari ukuntu urindagiza abantu kugira ngo uzabone uko biba. Byari igihe mbifata gutyo ko bagiye baturindagiza
kugira ngo babone uko biba abantu. mbere yuko dukomeza bwira abo bantu barindagiza abandi kugira ngo babone wumva wababwira iki. Ngewe icyo nabwira abantu barindagiza hafi, hari icyanditswe kiri ngira ngo ni muri Yeremiya ibice 6 ku murongo wa 16 kivuga ngo abantu nibahagarare batekereze babaririza inzira bakera banyuzemo aba ariyo nayo banyuramo. Ni ukuvuga abakera nabaye nabo urufatiro rw'agakiza ari rwo Kristo. Ni ukuvuga Pawulo arayavuze ngo mugere ikirenge mu cyanya nkuko nakigeze mu cya Kristo. Ibyo ari byose inzira ijya mu ijuru tugomba kuyifatira kuri Kristo kuko niwe nyiri itorero, niwe watangije itorero, niwe nyiri itorero. Ni ukuvuga rero niwe tugomba gufatiraho urugero. Nge nuko nguko ndimo kubyumva. Arakoze Pastor Ken, Pastor Nkuba. Ucecetse akanya wenda witeguye gusubiza bimwe mu bibazo babajije ubushize mu biganiro biheruka. Ariko iki kintu tuganiriyeho umukuru w'igihugu asa naho yakomojeho, ese kuki mu nsengero ngo harimwe amabandi, harimwe abajura, icyo kintu wakidusangiza iki nk'inararibonye ukurikije itorero ryo hirya ya none n'iryo turimo n'umunsi wa none? Ese byahozeho mu nzu y'Imana hahozemwe abajura, hahozemwe abatekamutwe, hahozemwe amabandi, cyangwa byadutse no munsi wa none? Mu magambo magufi watubwira igisubizo ni yego, ariko byahozeho ugutere. Yego, nge nkunda gutanga ingero. Abarozi bigeze babura abantu baroga kuko bari bamaze kubamenya ko baroga, bahitamo kuza mu nsengero badufatira umugambi wo kugira ngo baze kuturoga biyisa barokore, bihana inzoga n'itabi kuko ari byo babonaga dushyize imbere. Birangije turababatiza, birangije bakajya bajya kuroga abana. Byabaye ngombwa ko tubashakisha turabafata. Rero mu nsengero umuntu ashobora kuba yarabuze aho yiba akaza mu rusengero cyangwa se agahimba itorero kugira ngo abone uko yiba yangeso yikomeze. Mbamenyera ku buhamya. Iyo abantu bameze gutyo, giye nkunda gukurikirana ubuhamya bw'umuntu mbere yari hati. Uyu muntu niba ayoboye, niba akora iki kintu mbere yari hati. Akenshi 90% nasanze barabaga ari abanyamico mibi na mbere yuko bakizwa. Rero ntimuzabona abasenga bose cyangwa abayoboye amatorero ngo muvuge ngo bose barakorera Imana, ahubwo haba harimo n'abakorera indamuza nkuko birivuga ngo icyo gihe Imana yabaza abarinda. Imana yabaza abarinda. Pastor Nkuba arakoze ati na mbere byahozeho, ndetse mbereho ngo abarozi ngo babaga bamenye kumenyekana hanze bagahungira mu nzu y'Imana bakihana twaha mwebwe namwe ariko mwihanangira. Twihana ngo bakunde bisanishe natwe. Icyaha cy'uburozi ntibakihane ahubwo baje kuruga. Niba barakuze mwebwe bari barimo mwari bazimara, twe twabaga twarihanye twari bazima. Ariko umuntu akavuga ati nzaroga pasteur umushumba agashaka itorero ubundi ririndwa n'ibintu nka bingahe pasteur kugira ngo ribe rihagaze neza? Itorero ririndwa ubundi n'ibintu bibiri. Navuga ngo icyambere n'umwuka wera niwo ryasigiwe. Yego. Icya kabiri n'umushumba wari hawe kugira ngo aragire izo ntama umwuka yamuhaye. Ibyo bintu nibyo birinda itorero bikamenya uko ryitwa. Kandi uwo mushumba niwe watuza guriya muntu akanamubatiza akamushyira mu ntama akarangiza amiraguye za ntama. Ariko ari ikirura shizemo. Ubwo mwuka na mushumba rero ninde warabaga wateshutse ku nshingano? Buriya hari icyo bita uburenganzira. Kuko mushumba yabaga akoreshwa n'umwuka nawe. Umwuka ntabwo yabaga yateshutse ku nshingano ze. N'umushumba ntabwo yabaga yateshutse ku nshingano ze. Kubera ko Imana irema umuntu yamuhaye independence cyangwa se ubwigenge, yamuhaye ubwigenge n'ubwisanzure. Rero umuntu aza mu rusengero utarebye ngo upfa kuraka kurikije gusa ivy'Imana ivuga byo birivuga, ariko ibyo mu mutima byo biba bizwi n'Imana. Imana rero nayo ntihutaza, irindira igihe cyayo ko umuntu yazihana cyangwa se akanga kwihana ko yavuze ngo ngukize. Ari naho waje gukoresheje amavuga uti twaje kubamenya kubera gushumba neza umwuka wera yaraduhishuriye turabamenye turabafata. Niko byemera nawe ko umwuka n'umushumba aribo nkumirizi z'itorero kugira ngo ribe rihagaze neza? Cyangwa oya, ntabwo njye ari uko mbyemera. Yego. Erega ubundi se yavuze ngo niyo nkumurizi w'itorero, ubundi itorero risobanura gute? Pastor mugenzi wanjye, itorero risobanura gute? Ubundi itorero uburyo risobanura hari uburyo bubiri. Uramba burenda bikubwira neza nkuko bimeze. Yego. Hari uburyo bubiri buvuga itorero. Yego. Hari itorero rusange ribonwa n'abantu ari byo twita amadini. Umuntu agashinga hariya ya kiliziya. Ubundi itorero bivuga abantu bishyize hamwe.
bagahurira ku kintu. iryo ni itorero apana inyubako. Apana inyubako, apana inzu. Abantu barifata bakiyegeranya, bakiyita izina. Abantu bishyira hamwe, harimo n'amatorero urukerereza iki, ibyo byose ni amatorero. Noneho icyerekana ngo abangaba bo ni itorero ry'Imana, nuko bo bashinga itorero berekeje ku Mana. Iryo ni ryo torero twita amatorero, ariko ibyo bikitwa amadini. Ariko hakaba noneho n'itorero ritabonwa n'amaso y'abantu ryo mu buryo bw'umwuka. Ari ryo torero ryo kwizera Imana, umuntu akihana ibyaha yakoze, akemera gukurikira inzira ya Yesu, kuko Yesu yavuze ariho wigeze uvuga wowe ngiye tutemeranyijwe, uvuga ngo ntuza ahantu bari kukujyana. Buriya iyo umuntu afite ubukwe agatumira abantu bazamuzira mu bukwe, akagutuma ukagenda, uravuga uti muze tujye mu bukwe bwa kanaka, ntabwo ngenda ndeba wowe wantumweho umuze mu bukwe bwanjye, ntabwo ngenda uri intumwa, ntabwo ndeba wowe wantumweho, ahubwo ndeba uwo nsanga nyir'uburiya bukwe niwe ngenda ndeba. Wayoba, wagarukira nzira, wasubira iyo waturutse, ibyo birakureba. Giye mpfa kuba nyir'urugo yarantumiye, ngiye njya mu kazi kanjye rero nkajya gusanga nyir'urugo akaba ari unyakira. Ubwo rero kuba ngo sinza aho njya, icyo gihe naba niringiye yantumwa gusa, ariko ntiringiye wa wundi nkurikiye wagutumye wantumiye. Naho ngaho rero tutahuje ho gatoya naho. Arakoze cyane Pastor Nkuba, ntabwo turi butinde, ngira ngo kuba dukurikiye twanzitse tuvuga ku buryo bw'itorero cyangwa se idini n'imikorere yaryo, ntabwo tubigiyemo nyirizina. Hari bimwe mu bibazo nibajije cyangwa se narebye muri comment z'abantu muri bunyemere. Pastor nari nkubaje rata wari ukirimo kunsubiza. Yego, urumva nubwo duciyemo tugaseka cyane, wenda mikoro bakazigizayo. Ikibazo kirabaza ngo kuki mutigisha cyangwa tutigisha rya torero twamaze kubona Nkuba twikiye ko ari ryo rizima, itorero rihishwe y'uburyo bw'umwuka, ari naryo Kristo yibanzeho cyane. Kuki uyu munsi atari ryo murimo kwigisha bo mwigisha? Kuki atari ryo twigishijwe, ahubwo twigishwa amatsinda yo mu masinagogi, kwishyira hamwe ngo mukitwa ngo Benezeri, kwishyira hamwe mukitwa ngo ntaza gukomoza ku mazina y'abandi ngo DNPC. Kuki ari byo twibanzeho kwigisha, ari byo twamamaza ku mateleviziyo, aho kwigisha rya torero mwamaze kwita ko ari ryo rizima? urumva twarabyigishijwe ntabwo turabyigishwa, ariko ikirimo ni ubusambo. Nta kindi gisubizo kirimo, nta kindi wakuramo. Yego, ni ubusambo burimo. Igisambo rero nawe, ariko narihana sinkibyigisha, ariko namenye ukuri, kandi biravuga ngo muzamenye ukuri, ukuri kuzababatura. Ni ukuvuga hari abantu bakibaswe no kutamenya ukuri, kuko njyewe namenye ibintu bitatu: namenye itorero, menya idini, menya n'urusengero. Ibyo bintu uko ari bitatu ndabizi. Ariko ubu tuvugana hari abizera benshi bakidukurikirana cyangwa bakibyigisha, bakibivangavanga. ubwo urumva noneho wowe wamaze kuba RGB ngira ngo. Oya, ntabwo ndi RGB. Inyigisho zawe zitandukanye nuko wize. Oya, ntabwo ari izanjye. Ahubwo none se Yesu yavuga ngo intama zanjye ziranze iyo mvuze zirumva. Cyangwa bamwe bafite amatwi ntibumva kandi bayafite, abandi bafite amaso ntibareba. Waruzi ko abantu bose babaga bataricaye muri iryo teraniro? Ahubwo Yesu yaravugaga abantu bose ntibumve. N'iby'Imana byarandikishijwe birahari kandi birasobanutse, ariko abantu benshi ntibagiriwe amahirwe yo kubyumva, kuko ibintu by'Imana ntabwo byumvwa n'umuntu wese. Ari ikintu uvuze gihuye n'ibyo babajije, ari byo nashatse kugira ngo twinjiremo wenda n'igihe kitaza kudusiga. Ikibazo cya mbere barabajije ngo kuki abantu, ngiye nanditse kuba abantu biyitirira itorero, ariko uwabajije yarabajije ngo kubera iki abantu biyitirira itorero ry'Imana? Ni ubusambere. Abiyitirira itorero ry'Imana ni bande, ese baryitirira gute? Okay, babyitira mu buryo bubiri. Icyambere ni ukubereka ko aribo bashumba baryo, kandi nta mushumba w'itorero. Umushumba w'itorero ni umwe, kuko iyo witire ngo ndi umushumba w'itorero bivuze ngo itorero ni iryawe, kandi atari irye. Ubwo uyabaye maze kuvuga rya torero Nkuba yavuze ngire ngo rya mbere simbizi, kuko ntajya afata n'umwanya ngo arisobanure. Uwo ari we wese ubyiyita uyu mushumba w'itorero, kuko icyambere agomba kuvuga ati ngende umushumba w'itorero, agasobanura kuko ari n'itorero ry'igihugu, kandi umuyobozi w'itorero ry'igihugu ntabwo umuzi. Pastor ko numva busa naho mwaguyera. Oya, ntabwo ari ukugwa. None uyu muntu wamusubiza iki? Uyu ubaje ati kuki abantu b'iki gihe biyitirira itorero ry'Imana? Erega igisubizo nta kimuhaye, kandi kikwereka ntabwo kuri baba bakuyobewe.
ahubwo abashaka kwigwizaho abantu kumva ko abantu ari we noneho bayoboka. kuriya uko warushubije ko itorero umushumba ari umwe ari Kristo, Yego. uyu muntu wiyita mushumba Mm. aba yasembuye Kristo. Yego. Ubwo We niko nta aba nkoni yabikoze. imubanguriye Yesu ubwo? Eh? Nta nkoni ibanguwe hejuru ye. Imwe se ahubwo ni nk'eshatu. Pastor, Eshatu. Karame. ese iki kibazo wagisubiza gute wowe? Umuntu yaba ari ati kuki abantu, kuki mwebwe abapasiteri, ubwo nari natinye kubivuga reka ngera, mwebwe abapasiteri cyangwa twabapasiteri ngo kuki twiyitirira itorero rya Kristo ry'Imana? Urakoze cyane. Nk'uko mugenzi wanjye yabivugaga, bakwiye kuryiyitirira kuko icya mbere ni ryiza, bararizi bazi ukuri. Nicyo nashatse kuvuga, mugenzi wanjye yavuze ati biyobagize ukuri, barabyiyitirira ariko bwa busambo buri mu mitima yabo ntabwo bushobora gutuma baryinjiramo cyane. kuko njya mbwira abantu ko laissez penser tuyaka mu isi tujya mu ijuru. ntawe uzajya mu ijuru, yaravuze ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo. Uwo ni wa mushumba mukuru ari we Kristo. Ati nta wundi uzajyayo ntamujyanye. Rero kubyiyitirira nibyo, tukiri mu isi barabyiyitirira, ariko hari igihe bitazashoboka ko barijyamo, kuko nayo yaravuze ngo ubusimbogamizi kuri benshi ra nimba wiyitirira itorero rya Kristo kandi Kristo avuga ko ari we mushumba w'itorero, twe turi intama. Aho niho kwisubiraho kukwikuba. Wowe yamaze kwikura muntu, aho niho kwisubiraho kukwikuba. Bakwiye kwisubiraho. Aho niho kwisubiraho gukwiye kuba, bagashyira ku munzani bakareba ngo ese ibi bintu turimo bizatugezahe, turimo turavahe. Abadukurikiye rwose murabyumva yuko abapasiteri ntago mbizi, muri komanteri muri bubivuge nimba baguye, nimba bamenye ukuri koko kukaba kwaba batuye, ariko turi bugende tubyumva bikurikije n'ibyo mwabajije ndimo kubabaza. Hano rero ikibazo cya kabiri, ngira ngo dufite ibibazo bitanu, reka twihute kugira ngo tubisoze. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo Kristo, ese Kristo yaretse itorero rye cyangwa aracyarifite mu mwuka? Ariko tutarasubiza, duhere kuri wowe pastor. Icyo kibazo mushumba, hari ahantu kugira ngo tudatanga urujijo kuri aba bantu. Yego, bashobora kuba batese noneho umushumba mwiza n'uwuhe, umubi n'uwuhe. Niba ariko twamaze kumenya ko umushumba ari umwe, ubwo twajijirwa gute? Oya, hari n'uwabatsimbaraye kuri cya kintu. Nubwo umushumba ari umwe, yego, ariko afite umuhagarariye, kuko yarabivuze ati umuntu yasigiwe, yagiye kurasiga urugo rusigira umuntu. Yego, urukumva arusigira umukuru ngo arurebe. Yego, atangira kugira babanda aragiye arebera, atangira kubagirira nabi umugaragu, wavuga ko twe turi abagaragu. Yego, ahubwo yabavugaga ko ari abagaragu batari abashumba ahubwo. Noneho uwo mugaragu atangira gukubita abandi, ariko shebuja aje amucamo kabiri, niko yavuze ngo azamucamo kabiri. Noneho uyu mushumba cyangwa uyu mugaragu mubi n'uwuhe, ni wa wundi udakora ibyo shebuja yasize amubwiye gukora, ngo agenera abantu bibakwiriye nkuko shebuja abigennye, agatangira ahubwo kubyikubira akabyihereza bikabibije. Niho za ntama amata zizanye ayanywa wenyine, ntashaka kugira ngo azigaburire azihe ubwatsi nazo zibeho. Urugero, niba umuntu ari umushumba akaba ayoboye abantu, ese muracyari abapasiteri? Ubundi reka maze nkubwira aho hantu bahumve. Umuntu umupfakazi arahari, umukene arahari. Yego, ntamufashije ahubwo mwatsa amaturo. Waraburaye, ariko se buriya amaturo ni uyamwatse? Reka nanjye aba bantu mbavugire, ni uyamwatse cyangwa ayatswe n'itegeko ritagatifu rya Bibiliya? Reka n'itegeko umushumba, reka nawe nkwite umushumba kuko niko bivuga. Reka niba itegeko, ubu nanjye mbaye igisambo. Oya, ubu umugaragu ntacyo, ubu umugaragu ariko ukuri. Ariko noneho reka nkubwire, reka biba itegeko, ariko nawe murebere itegeko. Inka irakamwa cyangwa intama igomba kubyara amata, sibyo? Ariko nawe ugomba kugira gute? Kuyiha ubwatsi kandi buyikwiriye. Abaho ku buhanga bw'ibyuma rero muturebere, murumva ko twatangiye kujya impaka, nubwo ari impaka zubaka, tutaza gutwara igihe kinini tukabihanirwa nabyo, ntitube tukiri abashumba. Erega ntabwo turi bo. Oya, hari icyo Yesu yavuze. Ikibazo cya kabiri niba ari cyo musubiza. Reka turakizaho. Erega ikibazo si ibibazo byinshi, ni nacyo kibazo. Naho ibibazo byinshi ni cyambere abantu batabyumvishije, nabyo nta kintu umuntu aba akoze. Icyo byabimaze. Kuko biravuga ngo wumvishe byinshi azabazwa byinshi. None nawe uragira ngo tubarundemo byinshi bazabone uko babazwa imurunga wabo. Wumvise ko umuntu urimo ugabuye ibyo kurya, nabyo ni ikibazo cyo kurya, ikibazo ni uko umuntu urimo. Hanyuma ngiye icyo navuga, mu kuri hari ikintu Yesu ubundi niwe twigiraho. Ubundi ritorero ukurikije icyo ijambo ry'Imana rivuga,
ryubakiye ku mpano 5 Kristo yatanze. Iyo mpano harimo impano y'ubupasitoro, harimo impano y'ivugabutumwa, harimo impano y'ubuhanuzi, harimo impano y'intumwa, uko ari 5 uko zikurikirana. Ariko ikintu gitangaje muri ibyo ngibyo no kujya mu bwami bw'Imana, nta nimwe Yesu yavuze ngo iyi niyo nkuru kurenza iyindi. Abantu nibo bishyize mu byiciro byo kuba bakuru kurenza abandi. Ndeka nguhereze urugero, wenda mbivuga nk'uko abandi babivuga kugira ngo byumvikane n'ubwo atari bwo mbyemera. Nje ndi umuyobozi w'itorero, ndi umushumba cyangwa ndi umupasiteri, nawe ukoropa urusengero. Ndagira ngo utangarize ko mu maso y'Imana, Imana itama amapeti ngo nuko ndi umushumba w'itorero cyangwa umuyobozi waryo, kubera ko mu bwami bw'Imana ari uri urukoropa, ari ukoropa toilette, ari uririmba, ari ngiye uriyoboye, twese mu maso y'Imana turangana, turi numwe. Kandi ibiri turukamo ntimubinganyeho ntibwabugegerana kubwiraga ibyo nitubigaruka byo abatuma abantu bose banayasohokamo bagenda. Oya, nta birivuga ko abantu ari ingegera. Mutabare dusenge Imana. Bira ntivuga ko abantu ari ingegera. Nese yo kivuga ko ari n'inyamaswa abantu. Si ibyo se nyine. Inyamaswa abantu. Ariko ubwo biba bitewe n'icyo wenda ntituze kuvuga kugira ngo abantu bataza kumva ko mwanaguye cyane. Erega ntabwo ari uko. Iyo yavugaga inyamaswa muntu yahitaga inanagaragaza inyamaswa muntu icyo ishatse kuvuga icyo ari cyo. Yabaga ari wa muntu mubi n'urugero, kuko n'ubiye dusomye ibyahishuwe bitugaragariza inyamaswa abantu bazabaho, umushumba w'ikirura. Urumva? Ariko ubu turimo turavuga muri rusange, kuko we hari uwo yabaga yatunze urutoki hariya, cyangwa se Mwuka Wera yatunze urutoki. None mwebwe mumaze kuvuga uti bose ni abajura. Kandi mwibuke ko turi hano duhagarariye abashumba cyangwa se abapasitoro cyangwa abakuru b'amatorero. Nje simbahagarariye ngewe hano. Yakada bikubwira hakiri kare ntajya mu rubanza. Oze navuga ko nashyizweho nani mu bahagarariye. Nayo kandi tuvuge ko muri abapasiteri nyine. Ubu umupasiteri wese ahari hose arasa nawe. Ntabwo asa nanjye. Kuko buri wese azaba ngende uwanjye ku giti cyanjye. Nawe ari uwe ku giti cye. Wa mugaragu mumi niwe gisamba. Nazabazwe ibyanjye. Arabagaragu beza bakora ibyo shebuja basigiye. Ari n'abagaragu abo nibo twita ibisamba. Kandi barahari n'umukuru. Iki kibazo rero ngani musubize ntufasha aba bantu rero babo. Tubafasha iki? Kuko rwose musa naho mutangiye kubavanga. Urumva? Wena nkaho yabajije akabaza ngo ese Kristo aracyahagarara itorero rye cyangwa mwari musimbuye? Mu gisubizo kimwe, Kristo nta uramukura ku buyobozi bw'itorero. Kuko abantu baraterura ngo amaturo, ngo bagaterura ngo inkangwe imirima, ngo bakazanira pasiteri. Ibyo ni ibyabo. Bakibaza bati pasiteri uyu munsi si yaba ari we, ngira ngo Kristo ko ngo nimwe mutanga. Ubundi se babizana kubera erega ikibazo cyo kumuzanira iyo nka n'amaturo niyo bamuzanira. Urumva Yesu ari kugira ati imitsima yo kugaburira abantu barirutse bajya kwishaka. None nawe pasiteri nimba utumaho ituro ngo uhereze umuntu uburenganzira bwo kujya muri Amerika. Ibyo ntaho biri mu ijambo ry'Imana. Kuko mu ijambo ry'Imana gutanga mu bwami bw'Imana so gutanga umuntu ahatiwe. Gutanga mu bwami bw'Imana ni ugutanga ubwirijwe n'umwuka. Kuko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Itorero rye cyangwa mwaramusimbuye? Ararihagarariye. Ahubwo reka nkubwira ikibazo sina amaturo. Kuko ubundi biravuga ngo nuvuga ubutumwa atungwe nabyo. Noneho ahubwo dore ikibazo ngiki ni ugucurana kurimo. Niba ayo maturo atanzwe ntakoreshwa ibyo agomba gukoreshwa, ahubwo akora ibyo umuntu ku giti cye, inyungu z'umuntu ku giti cye. Nimba atari ibanga, ni ikihe kibazo mwahuye nacyo mu miyoborere yanyu aho muyoboye amatorero ukavuga uti iki ngiki cyampa ububasha bwo kugisenya, wenda byubakiye kuri Bibiliya cyangwa iki nagisenya? Ni nk'ikihe pasiteri? Buriya ububasha bwa mbere na mbere nabuhawe, mvuze ngo ndabuhawe ngo icyo nasenya ni igiki. Ubundi hari n'uwashenye, nta nubwo ari nanjye usenya, na nyiri ibihe byose yarabishenye. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose nk'Uwiteka aravuze ngo inzu yanjye nibemo ibyo kurya. Iyo inzu irimo ibyo kurya bitunga abana bataha muri urwo rugo. Ni ukuvuga rero ngo babashumba babi turimo tuvuga, ubusenyi buhari ntibereke abantu Imana nyamana iyo ariyo, ahubwo bashaka kubakuraho indamu. Rero ni ukuvuga ibyo ngiye nabikuraho. Wakuraho amaturo n'ibyacu? Weya nakuraho izo ndamu. Kuko urugero naguha. Kuki utabikuyeho kandi warashumbye itorero, amatorero atandukanye?
ariko noneho reka nkubwire umusanzu wawe baravuga ngo nta kugaragaza ukuri rutugu kw'abayikura. nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi aha wabaga uri busi y'abantu none se ko hari aho waba waragerageje kugaragaza iki kintu narabikubitiwe njyeweho narabizize None se? nta nubwo ari ukubeshya n'abandi bose barabizi yego n'uyu munsi babitangira ubuhamya ko njyewe nahagaritswe ku bupasiteri nzira yuko ndi kuzana gusangira umusangiro abakristo nkabegeranya ibyo batuye mugasangira kuri ya maturo se nkabibaha ubwo bakarya kabibasaranganya bakanezererwa bagenzi banjye bangira iryo shyari ariko pasteur numvishije ngo hari ikintu mujye mukora ngo ibyo abantu batuye ngo mukongera ngo mukabigurisha ngo mu izina rya Yesu harya ngo babigurisha mu izina ngo ni mu izina rya Yesu ngo nimba ngo ari nk'avoka ngo ugasanga avoka ngo iguze nk'ibihumbi 10 ese ibyo byo ntago byaba bigize bwa busambo mwahoze muvugara ku miyoborere y'icyo twese itorero none se n'ibiguzi 10,000 ariyo giciro kigeze ku isoko ubwo urumva hari kandi ikibazo wayizanye azi ko yizanye igura 200 cyangwa 300 reka kinabeho mushumba reka kinabeho gusa gusa ukwiba ntabwo ari ukwiba njyewe reka nkwereke ukuntu ari ukwiba nabyo ni ukwiba dore impamvu ari ukwiba turabijyaho abadukurikiye abo niba ntabwo byumva mbyemera ngo na pasiteri ntacyo buri wese aravuga uko abyumva mbyemera njyewe ko ari ukwiba yego iyi voka niba nyiguze ibihumbi 10 mu rusengero yego wa wundi wayizanye ntashobora kuyimpa ngo muhe n'amafaranga 500 kandi n'umukene wayituye ababa yashonje yego iguze ibihumbi 10 kandi wayiguhereye igihumbi kandi ntiwayiba ayimpereye igihumbi sinakimuha ubwo no ku bihumbi 10 niba ayigurisha amafaranga 200 nungutse ibihumbi 9,800 ibyo bihumbi 9,800 ndagenda byiririye ntago nta kintu muhaye mu bitanzwe mu rusengero ariko njye mbifiteho uruhare kandi we nta n'uruhare azabigiraho iyo nyungu ntaya ni ubujura wowe pasteur rero urahakanye uravuga ngo ntago ari ubujura iyi voka umuturage yajya yigura amafaranga 200 araza arayitanga mu nzu y'Imana kugira ngo inzu y'Imana ibemo ibyo kurya nk'uko ijambo ryamubwiye akiri aho ngaho muravuga muti rero iyi voka wenda nta wayirya mu rusengero ngira ngo pasteur ntiyayirya reka tuyigurishe mu izina rya Yesu yego voka irazamutse iragiguza ibihumbi 10 nyirayo araharicaye azi ko yiguze 200 cyangwa iyo ajyanye ku isoko yigurisha 200 yego ese aho ngaho ukuri kwaba kurimo nimba uhakana ko atari ubujura ni ukuye kutugaragariza njyewe ukuri kurimo ntabwo mu by'ukuri amafaranga yagura yose njye si cyo kibazo mbona ahubwo ikibazo nkibona kuyigurishiriza mu rusengero nicyo kibazo mbona hamaze kubigurira icyo nicyo kibazo ariko kuba icyaha ubwacyo oya sinzi weke ni icyaha reka tubyite gutyo icyo nicyo cyaha ariko bigiye hanze akaba ariho bikorerwa nishaka igure miliyoni iramutse iguze miliyoni iyo miliyoni ukayifata ukayigura imifuka 50 y'umuceri ukayihereza abakristo icyaha kirihe yabahaye kuko iyo mubigurishije ngo mubishyira ngo mu mirimo y'itorero nyine urumva harimo ibintu byinshi aho niho hajemo ubusambo wowe nicyo ushatse kuvuga yego ubusambo si igiciro yavoka yagurishijwe ubusambo nuko yagurishirijwe mu rusengero nicyo cya kintu cyakoreshejwe abantu bashinzwe imisoro ya leta hanze baravuga bati ibintu bikorerwa mu rusengero ntabwo tubigiraho kontrole twebwe tugiye ku masoko dufite abashinzwe kureba uko ibiciro bizamuka n'impamvu yabizamuye tukabigabanya yego ibikorerwa hariya mu rusengero kubivuka yagura ibihumbi 100 ntabwo mu isoko hariya hanze yagura ibihumbi 100 hari urwego rubishinzwe uwo muntu yafatwa akabazwa impamvu yiba abaturage oya impamvu atafashwa ngira ngo nta bitegeka kuko kuyigura ku giciro ni uburenganzira bwawe ngewe nje kugura iyo mikoro yawe ukambwira ngo igura 50 ahubwo ni ngiye kubera ukuntu wenda nayikunze ndaguye 100 ubwo ngubwo hari icyo wabazwa uzi umuntu yageze hanze akakurega akavuga ati yayingurisha 100 kandi igura ya nawe oya ngiye ndamubwira ndaguha fagitire nakugurishije noneho aba bantu nta fagitire mutanga yego ahubwo hano hantu pasteur hano hantu harimo ikibazo kinakomeye cyane ibi nibyo leta yaregaga amatorero ko kontrole y'amafaranga yayo itayamenye nta kintu mugura mukoresheje fagitire nta nicyo mugurisha mukoresheje fagitire urumva tukiri kuri iyi voka ukuri kwawe kuko wamaze kugaragaza wenda tubireke ko ikibazo ufite ari ahantu igurishirizwa yego ubwo kuba dukurikiye babikorera mu nsengero kwanza ni bibi ikibi cyabyo ni uko iyo nyubako itagenewe kugurishirizwamo no mu Rwanda n'inzu ikintu cyose kigomba gukorerwaho cyagenewe yego icyo nicyo cyaha kirimo
icya kabiri nicyo ibyavuye mu cyaguzwe byakoreshejwe kuko ishobora kugura ibyo bihumbi 10 akikubirwa n'umuntu umwe cyangwa agakora ibitari ngombwa ariko iguzwe ibihumbi 100 cyangwa ibyo bihumbi 10 itorero rikicara rikavuga ibihumbi 10 tubikoresha iki bakavuga bati kubera imbogamizi nizi wenda abana cyangwa kugaburira abantu cyangwa n'umupfakazi mu itorero wasenye wabuzi bati ndumva aricyo twagira bakayagena igikwiriye utabikora ni umujura uwabikora kuri wowe wahamya ko nta kibazo ariko kandi no kugurishiriza mu rusengero tukigaruke urabyemera ko ari ukuri ko ari byiza nshobora kubyemera ko ari ukuri uti impamvu ni iyi ahubwo imikoresherezwe ya Bibiliya nuko ngo kuriya gutanga ari amaturo bakacunguza amafaranga mu rusengero harimo abantu b'Imana batanze biriya bintu yego kandi barashonje bigiye ku isoko bigiye kugurwa n'abandi kandi bo nabo ubwabo bakagombye kubigura nuko ngo rero icyo gihe kubigura ubwabo babigura banishimye bavuga ko ari uguteza imbere umurimo w'Imana ahubwo imikoresherezwe y'ibi bigurishijwe niyihindukira ikaba mibi kubera iki kuko niba njya mbibona baravuga bati musumbanye ibiciro yego abantu bagasumbanya ibiciro nge nabonye naho bavuga bati naho bavuga bati kana kuribwa atanze 200 nge mushyiriyeho 100 abaye 300 musumbishije mugenzi we none ibyo byose nibabikore ndabyemeye ariko kandi yego ibivuyemo bimari iki ryatorero ubundi aya mafaranga mumfashe wenda ngewe nimba ari ukuba umwemera gake aya mafaranga nimba pasiteri yatanze 200 kuri voka ngewe nkatanga 300 wowe ukazamuka ugatanga 500 yose ni kwaza cyangwa bakira yawe waturutse watanze igiciro kirekire niwe bakira abandi bakayihorera ariko none uru rugero warutanze uvuga uti uyatanze 200 nawe umwongereyeho 100 ibaye 300 uri inshuti yanjye ya 300 arasohoka ariko yego ndayatanga nongera kuri yayandi agatanga yavuze nanjye mwarabikoze ngirago uya twarabikoze bira bintu ni nabyiza cyane bira bintu twaribye nyine none twarabizi kandi ngo beze ko tugeze hano tutariba wenda ntago twibye tubizi reka munyemerere dusa naho dusatira ku musozo w'iki kiganiro twaganiye neza kandi twafashije abantu kumva kuri bimwe mu bitagenda nibumva leta isa naho ivuga ku matorero bye kwitwa kuyibasira rimwe na rimwe iravuga ukuri guhari kuko iba yabigenzuye cyane kuko ufashe urugero nko kuri iyo voka ngiye hari aho umugati waguze 12,000 umugati penkupe mpari cyo koraho wenda byakorerwaga mu rusengero ariko ari ibyo umuntu ugiye kurongorwa ryaguze 5,000 ndego reka tubirenge dusoze tugana ku tubazo tubiri ntabwo ibyo bintu nshobora kubyemera ariko sinangombwa ngo nanabyemere ariko turaganira icyo mvuze ntabwo ari ukuvuga ngo wenda leta yibasiye amatorero ngewe cyangwa nibiki ntabwo ibintu byose nose reka nkubaze we wirirwa ugenda ahantu hakomeye nahoroheje fanta yo mu Rwanda uyinywera ku giciro kimwe ariko ugereranyije usanga bisumbana bitewe n'akabari ngira ngo niko nge nabihamya ndoze guki mu rusengero bitasumbana bitewe nose niba urusengero rurimo amakaro urundi rurimo ibitaka ku cyundi ushango by'uno kandi wajya muri hoteli murabisorera iyo mwongejeho gutyo kuko hagomba kwiyongeraho bari abantu bakubwira ngo ni TV yango ikiba kibura n'umusoro ahubwo bawusaba bawushimye kuko kandi urusengero rudasora barusoresha kahise Yesu aremera ko umusoro ugomba gutanga baravuga ati umusoro utanga ariko se na Yesu yarawemera na Bibiliya irawemera nta kibazo ariko byo kumbwira ngo nukwira umutekano kuki se itorero ridasora mu Rwanda nitwese tugomba gushyiraho umusoro tuwisabye bawushyire babasoreshe ntacyo bitwaye batureke dusenge badusoreshe hari ikibazo turajya mu nyanja leta ntabwo yababuje turajya mu nyanja turoba amafi tugira ibiki nkuko pastor yavuze ati soda ntizagura kimwe hose no mu nsengero ntabwo ibyo nta kibazo ahubwo icyo tunenga nuko bene kubikora bicwa n'inzara kandi byari bihari ariko bagiye babikora bakavuga ati umupfakazi arakennye ni mu igitenge abapasiteri wabagumisha mu bintu by'amatorero nta wabakira abahaje umushyitsi bakora mukore muri amaturo twakira umushyitsi aho kubwira abakristo ngo nimuzana aya maturo oya madini yo ni rwose Imana tubabare kuvuga bino bintu n'ubusa uzana twubatse amashuri tukayubaka abana bacu tukaba tubishyurira twarubatse amashuri none se nyine
ibyo byo tubigarutseho twavuga byinshi ariko reka dusoreze kuri utu tubazo reka tubiri tubinenge, hari ntabwo utubazo ari byiza. tubiri hano ushaka kugira ngo dusorezeho wenda umwe asubize kamwe undi akandi kugira ngo tutaza gufata umwanya wo kubiganiraho. Hari ikibazo kivuga ngo ese aho twaba turi hose Imana yatwumva cyangwa yahatuvugishiriza. Ako ni nk'akabazo kamwenda Pastor Kenari budufashe kuko kajyanye no guhamagara izina ry'umwami. Hanyuma akandi kanyuma Pastor Nkuba nawe ari budufasheho. Ngo se ese umwami Yesu reka wensubiriza akangaka kutubazo reka ntusimbuke. Reka bagiye babaza byinshi. Pastor Nkuba utibuke utubarize kuri udusubize kuri aka kabazo kavuga ngo ese ye umwuka wera ko ari we wadushyizeho ngo turinde umukumbi w'Imana. Nibyo sibyo? Dutangirane na Pastor Kenari. Ikibazo cyanjye kirabaza aho waba uri hose Imana yakumva cyangwa bisaba ko uri mu rusengero uri ahantu wiherere kuko birigenda ivuga ibintu bitandukanye ukingiranye mu cyumba. Aho waba uri hose Imana yakumva wahamagara izina ry'umwami ikakumva. Ndabisubiza mu buryo bubiri. Hari ahantu umuntu aba nk'agace ubamo, hari n'ahantu umuntu aba nk'umwanya. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ahantu umuntu aba nk'umwanya. Uyu munsi nshobora kuba ndi mu mwanya mwiza mu bihe byiza byo kubana n'Imana, ejo undi muntu akaba ari ahantu mu bihe byo kutabana n'Imana, undi akaba ari mu byaha. Umuntu wese Imana yashatse ahantu hose mu mwanya mubi cyangwa mwiza yahamuvugishiriza. muri gereza musangamo. Uri kubyumva? Ariko ni umuntu wese Imana yashatse. Apana wowe wayishatse, kuko umuntu wese ushatse Imana si kwimuvugisha. Yego. Aha. Noneho tujiro mu gace sinzi Uganda, Rwanda, mu rusengero, hanze muri toilette, aho hantu hose Imana yahakuvugishiriza. Uko ariko kuri. Yego. Pastor Nkuba dusoreze kuri aka kantu rero kavuga ngo ako ngako ndagasoza rwose kuko abajije se uko bavuga ngo umwuka rero waduhaye ubwo bubasha bwo kushuba cyangwa se kuyobora itorero. Ibyo nibyo ariko si bose. Urugero ntanga intumwa Yuda amaze kuzivamo. Yego. Batoye umugabo witwa Matiyasi bati niwe ugomba gusimbura Yuda. Ariko ntabwo Imana yari yemeye ko ari Matiyasi. Ahubwo Yesu yaragiye yitoranyiriza Sawuli wa mwuka. Alo yangira Bako ni nkubura mwumva? Ndamwumva nyine. Niba nkubavuga ukamwumva nta kibazo. Bashumba bene data cyangwa se bakozi b'Imana. Erega umwana ipfunwe ryo kuvuga bagaragu b'Imana. Abagara kandi yaravuze ngo ntaga kibita abagaragu ngo muri inshuti cyangwa muri abavandimwe. Ariko ntiyavuze abavandimwe b'Imana. Yego. Cyo nicyo vuga abavandimwe banje. Ba Kristo. Bavandimwe banje. Yego. Dereka dusozanye aka kabazo. Kandi buri wese arisanzura kugira ngo dufashe abadukurikiye mu gusoza. Ikibazo kirabaza kiti ese Kristo aracyadukunda? Wowe nande? Ukurikije ibirimo kuba. Wowe nande? Nk'abantu. Harimo abakunda n'abadakunda. Wowe n'abandi bose. Ntago bakunda bose, harimo abakunda n'abadakunda. Simple. Yego. Abadakunda ni bande, abakunda ni bande? N'abatarabi. Abakunda nabi. Ubwo kubadukurikiye uyu muntu ahise ajya mu rujijo ako kanya. Kuko azi ko ari umuntu wa Kristo yamupfiriye. Uko yaba ari kose yemera ko Kristo yamupfiriye. None wavuze ngo hari uwakunda n'uwadakunda. Uwadakunda se yaramupfiriye? Yaravuze ngo nkunda abankunda. Abashakana umwete nibo bambona. None se ubwo se ntiyabisobanuye? Ese abantu bose baramukunda ariko? Oya, abantu bose niko bamukunda. Nta buryo bamba banamutuka se? Oya genda. Hari n'abatamwemera. Pastor, abantu bose Yesu aracyadukunda. Aracyakunda abantu ukurikije ibirimo kuba hano ku isi. Hari abantu b'Imana. Hakaba n'abana b'Imana. Noneho rero icyo Yesu avuga abo Yesu yita abavandimwe be nabaye.
ni abana b'Imana kuko nabo ari abana twibajije b'Imana. ngo Yesu yapfiriye bose ye uretse ariko se aracyabakunda bose oya ntago abakunda bose ntago yabakunda kuko no mu masengesho ye yerekanye ko abasabira yego arabo se yamuhaye si bose se nyine yaravuze ngo sinsabira bisi kuko nanjye ntari uw'isi anongeraho ko kandi muri mu isi ariko si turabizi nimwe yabwiraga rero eh nimwe yabwiraga ngo sinsabira bisi yego erega natwe n'abacumbitsi ubwacu ntabwo twihamya ko muri uwo mubare tuwurimo kuko twaba twibeshye mu badukurikiye ahubwo twakubwiye ko abakunda abo uwe ubwe abakunda ubwe nabamwemera bakamwizera rero natwe niba tumwizera ngo mwabonye umugore arira kuri za kamera avuga ngo nyina yamutwaye umugabo ndetse binaba nabibi cyane niki sibyo noneho turibaza tuti ese ari uyu mugore wariraga ari nyina bari mu kuruhe ruhande mu bo Yesu akunda nta numwe akundamo ari uwarenganye ari n'uwarenganye uwarenganye muri bose ni uwuhe hari umugore arimo aravuga ati mama yaransenyeye yantwaye umugabo yego agiye no kuri mikoro arabivuze hari na nyina uvuga ngo arambeshyera hari na nyina uvuga uti yabaye ikigoryi atabana ndagenda nsanga abana ndabegeranye atari ko sindi umukeba we ubwo se urengana n'uwuhe urengana ndumva ari uwambuye urugo rwe ntawe ari umwambuye kandi yararutaye ahubwo se kugira ngo birinde bigera aho ngaho Yesu aracyabakunda ntabwo bakunda ntabwo arabi ntabwo bakunda kuko abo Yesu akunda abo ikunda ntabwo bajya kuri kamera bagutwara umwitero ukamuha n'umukenyero twese twaje hano tukurira twaje kwigisha abantu abo Yesu akunda ntibajya kuri kamera oyavuga amarira yabo ntabwo bayajyana kuri kamera n'agahinda kabo ayo marira yajyanye kuri kamera ni kimwe mu byo Yesu yanga yego kuko yanga gusebanya gusa yarasebanyije avuga akarengane oya dore ukuntu bimeze wibuke ko Nowa avuye mu nkuge yego umuhungu we wamubonye akagenda yamamaza ko se yambaye ubusa kuko se yari yambaye ubusa yanasinze ariko byamuvirimo kuko se abimenye yaramuvumye ubu mushoje bene nyina barabyirinze umva no abana b'umugabo rero bene no bubahagase bagiye bagenza umugongo bamuterera umwitero arakina ariko aza kumenya ko ari uwamwandagaje aramuvuma kandi umuvumo uramufata noneho abona uriya mugore ni umuvume uwo mugore nubwo yaba ari mukuri yabaye ikivume kuko yagiye kwamamaza nyina twese tukabibona gutyo iyo aceceka akabibona gutyo abapasiteri murimo murasana imitima y'abantu nose turayisana kuvungura ubwenge gusa ubu se turayisana ubundi nta nubwo twashobora no kuyisana ariko dutanga uruhare rwacu kandi nta nubwo dufite n'inshingano kuyisana aka kabazo kavuga ngo ese ubu Yesu aracyadukunda na kandi twagusobanuriye ahubwo uragira ngo tugusobanurire ibyo ushaka ntabwo abakunda harimo abakunda n'abadakunda kandi abakunda zanabajyana Imana ibahereza umugisha murakoze cyane ndabashimiye tuzabimenya nyuma yabajyanye ubwo se uzabimenya gute kandi wasigaye nisigara nzamenya ko yajyanye abandi atankundaga uwo munsi nibwo tuzamenya ko yadukundaga cyangwa atadukundaga ko ngo abapfuye babajyanye kandi ikindi iyo umuntu agukunze nawe uramukunda cyane niba mukunda azanjyana kuko nawe nkunda cyane umukunda wese murabwira iki mu ijambo rimwe buri wese wenda mwisogonda mu masogonda nk'abiri kuri iki kibazo kivuga ngo ese aba bantu kuko abantu hanze ngo barababaye birirwa bataka imibabaro n'iki gusenga kujya mu butayu mu myobo gushaka Imana basa naho bayibuze basa naho nababona ko urukundo rwayo rutakibariho mu masogonda make wabwira icyo abadukurikiye ngewe ikintu nababwira ni uko uyu Yesu tuvuga ateze amaboko yiteguye kwakira no kumva buri muntu wese umusanga kugira ngo amubere inshuti nziza abahehe rero kuko bamushakira wenda hatariho abahehe kuko hari abajya mu myobo hari abajya mu mashyamba hari abaribwa n'ibikoko ngo bagiye kumushaka Yesu basa naho bamubuza ahantu ari segonda rimwe wabarangira nk'umwigisha aho basanga Yesu nyakuri reka mbabwire ahantu rero mwasanga Yesu yego Yesu muzamusanga Igitarama ni Kigali ni Cyangugu ndacyarondora aho mwamusanga no muri Amerika no muri Australia ubwo nirinze kurondogora yego ubwo nicyo nshatse kuvuga n'ahandi barariko yego Yesu abera hose icyarimwe Yesu nuwo pastor Nkuba nawe nko mu masogonda 3 hari abantu barababaye nagiye mbivuga kenshi ariko barimo barashakisha Imana ntibaza aho bayibona naho baganaga mu nsengero zirafunzwe
ndetse hari n'amakuru agaragaza yuko rwose n'ubusanzwe ngo umumaro wazo wari mukeya wenda aricyo binaziviramo kugenda zifungwa kubera ibikorwa. Ese wabwira iki, wasoza ubwira iki abadukurikiye nko mu munota umwe abibaza nimba Imana icyo bashaka bayishakira mu myobo n'ahandi nk'aho? Oya, jya ibyo ndanabyanga kuko Imana ari Imana ari na Yesu, ibyo ntibabyemera. Ni ukuvuga ngo Yesu yerekanye aho bazamushakira. Yego, yaravuze ngo bamwe bazajya bajya gusengera mu mayira na hehe no mu masinagoge, ariko aravuga banabwira abantu ngo araje, aravuga ati wowe nushaka yego, injira mu nzu kinga urugi rwawe uhere ku usenge, data azakumvira. ahuraho ngaho Yesu arahari, ntari mu mwobo, ntari mu ishyamba, ahubwo ni ukugerageza Imana. insengero bazikureho. Oya, ni insengero nibashaka bazireke cyangwa bazikureho. Yavuze ko n'urusengero rw'umutima w'umuntu n'umwizera gusa byonyine ni urusengero. Imana ibahereze umugisha cyane, kandi ku bari badukurikiye namwe Imana ibaha umugisha. Mwumvishe byinshi, mwaganirwe byinshi, babayoboke byinshi. Mwuka wera abasange abaganirize, murekeraho kurira, murekeraho kwirukanka mu myobo, murekeraho kwiruka mu bihuru, musange Imana. Imana iri muri mwebwe indani. Pasiteri Nkuba yigeze agaragaza urukundo rw'Imana aho twarusanga agaragaza ku kabobi ngo kabe imbere y'igiti. Ni ukuvuga ngo Imana iri muri wowe indani, ni wiyinira ukiyinjiramo niho uri busanga Imana. Muri make nanjye nashyiraho ko gakeregeshwa kanjye, iyinire, isuzume, ikitari cyiza gishyire ku ruhande, icyiza bari cyo wubakiraho, aho ngaho uraba uri kumwe n'Imana yawe uhamanya nawe. Reka rero mbashimire kandi mbifuriza ishya n'ihirwe muri byose. Mwari kumwe na Pasiteri Karemera James ndetse na Pasiteri Kenny, Pasiteri Nkuba Godefroid. Mwese Imana ibahereze umugisha, naho ubutaha nitwongera kubatumira muzabe muhari. Pasiteri Nkuba ngira ngo wowe uri kumwe nabo no mu kanya ushobora kubaganiza ku kindi kiganiro. Rwose nta kibazo.